urugo rubaye rufite inka rukagira abana rukagira amafaranga ariko rukabaho rutagira inshuti ruba rworoheje. ubukungu bumureba n'igishushanyo bushushanya ubundi bukwe bw'umwana w'intama Imana imaze kurema Adamu muri Edeni ntibyari bihagije yuko yaba wenyine. N'umugambi w'Imana ko babiri babumwe bakarema uruziga rwera rwonyine bagafataniriza hamwe kuzana inyungu, uwo ni wo mugambi Imana yabaremeye. N'umugambi w'Imana ko babiri babumwe bakarema uruziga rwera rwonyine bagafataniriza hamwe kuzana inyungu, uwo ni wo mugambi Imana yabaremeye. Uhabwe icyubahiro Data wa twese, wowe uduha ibyiza byose, izina ryawe rihimbazwe. Iminsi y'umuntu itarabaho uba warayanditse mu gitabo cyawe. Tugushimiye yuko ibyo uyu munsi wabimenye imbere y'igihe, igihe kigeze uyobora aba bavandimwe bacu gukundana, aba bana ubaha kumenyana no gukundana, ubaha gusezerana kuzashinga urwabo rugo. Twishimiye yuko umunsi wa none ubishohoje, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye cyane abavandimwe bose n'inshuti baze kwizihiza ibi birori, wabazanye amahoro kandi wemera ko bisohora, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye by'umwihariko ijambo ryawe umaze kuduha, kandi twiteze ko uri bukomeze kutwungura byinshi, ukomeze ubane natwe kandi uduhe imitima ibyakira mu izina rya Yesu. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Bitewe n'ikirere gikemangwa turagerageza gukoresha umwanya muto ushoboka, turebere hamwe kuko mu ijambo ry'Imana niho harimo inama zitwubakira n'ibindi byose. Rero tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo kubaka urugo rukomeye. Kubaka urugo rukomeye ni ijambo, ubwo turaza kurebera hamwe gukomera kwaryo rukomera ruti. Mu gitabo ibi tugiye kwiga yubakiye ku isezerano Imana yasezeraniye Samweli nk'umuntu yari yitoranije kandi yishimiye. Mu gitabo cy'Itangiriro nako cya Samweli, mu gitabo cya mbere cya Samweli, nuko mbona ikirere kirimo guhinduka. Ibice ni 2 ku murongo wa 15 Imana yavuze aya magambo kuri Samweli. Noneho nifuza ko dusoma tukagira icyo tuyigiramo kirebana n'uburyo dukwiriye kubaka ingo zacu. Imana ivuga kuri Samweli yamuvuzeho aya magambo, igice cya 2:35. Nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa, uzakora nk'iby'umutima wanjye n'ibyo nibwira, kandi nzamwubakiriza ikomeye. Nicyo nashatse. Nk'uwari utonye imbere y'Imana, ingororano Imana yamusezeraniye ni ukumwubakira inzu ikomeye. Inzu y'umuntu iba ikomeye ryari? Si yubakishijwe amabuye, si yubakishijwe beto, ahubwo inzu iba ikomeye iyo abayigize bahurije umutima ku kubaha Imana. Bitewe n'ikirere gikemangwa ndababwira ingengo zibanze kuko ndakeka ko gishobora kuduhindukana tutageze iyo tujya. Inzu bikomeye bwa mbere iyo abayigize bahurije umutima, basangiye icyerekezo, bahurije ku kubaha Imana, nibwo iyi nzu bikomeye nubwo baba barara munsi y'ihema. Icya kabiri, Imana iba yubakiye inzu ikomeye
iba yubakiye umuntu inzu ikomeye iyo nzu izi kubana. Icya gatatu, umuntu aba afite inzu ikomeye iyo ari inzu izi kurera. Nibyo bitatu tugiye kuvugaho. Mpereye ku cya mbere, mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 dusomamo amateka y'umutambyi witwa Zekariya. Uwo mugabo ni umwe mu bo Bibiliya ivuga bari bafite inzu ikomeye, bidatewe n'amashyo yari afite, bidatewe n'ubwinshi bw'urubyaro, dore ko babyaye umwe kandi nawe bakamubyara bageze mu zabukuru. Ariko nubwo urwo rugo rwari rufite abana bake, nubwo urwo rugo rutari rufite ifeza cyangwa izahabu, nubwo iyo nzu itari ifite amashyo n'imikumbi, ariko iri mu nzu Bibiliya ishyira ku rutonde rw'inzu zikomeye zabayeho bitewe n'iyi mpamvu. Igitabo cya Luka igice ni icya mbere, reka dusome ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7. Dore uko ibyanditswe bitubwira. Haranditse hati ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bageze mu zabukuru. Ibikurikiyeho simbyitaho cyane. Uyu muryango wabyaye umwana umwe ari we Yohana, ukamubyara ugeze mu zabukuru. Uyu muryango inzu yabo itavugwamo ifeza n'izahabu, nivugwemo amashyo n'imikumbi, nivugwemo abana n'abuzukuru. Yari inzu ikomeye, ikomejwe no kuba Zekariya n'umugore we Elizabeti bombi bubahaga Imana, bakagenda mu mategeko n'imihango y'Uwiteka, bombi ari inyangamugayo. Nibyo ubwo rero ikintu cyitwa gukomeza ibyo kwizera mugomba kugiha agaciro. Nta rugo rujya rukomera, nta nzigi ikomera iyo umwe mu bayigize iby'Imana biha agaciro, undi akabiha agaciro gake. Ntabwo urwo rugo rwakomera. Burya ibi bintu twizera hatitawe ku idini buri wese yizereramo, ariko ibyo umuntu yizera ajya biha agaciro gakomeye. Niyo mpamvu mubona bamwe babipfira ntibicuze ko babizize, abandi bakabifungirwa ntibababajwe n'uko babizize, abandi bakabikorezwa isoni ariko izi soni ntibazumve. Ubwo rero ibintu uha agaciro kangana gatyo, iyo mugenzi wawe mubana mu nzu, muzabana icyumweru gitaha n'ukwezi gutaha n'umwaka utaha kugeza mupfuye, ibintu uha agaciro kangana gatyo, iyo we ajya byubahuka bijya bitokoza umunezero w'umuryango. Niyo mpamvu imwe mu nkingi zituma urugo rukomera, umuntu akaba afite inzu ikomeye, ni ukuba mwese muhuriye ku kubaha Imana. Abashaka kumenya ingorane ikomoka muri iki iyo kibuze, muzasoma amateka y'inzu ya Dawidi. Dawidi yashingiwe Mikali, amushingirwa yubaha Imana adateze kubireka. Mikali nawe atitaye ku by'Imana, adafite n'umugambi wo kuzabyitaho mu minsi iri imbere. Igihe kimwe Dawidi agaruye isanduku y'Uwiteka mu rurembo rw'Uwiteka, bavuye mu giterane, ataha mu rugo asanga umugore we ntiyagiyeyo. Ntimwabisomye? Uwo mugore wasibye kujya mu giterane, Dawidi akagenda wenyine. Iryo yamusanganije ataramubwira ngo mwiriweho, ataramubwira ngo amateraniro yagenje ate,
ataramubwira ngo ikaze mu muryango, aramubwira atari ku mwami w'Isirayeli uyu munsi yabaye umupfasoni, amugayira ibyo avuyemo, kandi Dawidi ibyo avuyemo abiha agaciro karuta ubugingo bwe. Umuntu ukugayiye ibyo wizera hatitawe ku idini runaka wizereramo. None se ntabwo mujya mwumva umuntu witurikirizaho igisasu ngo arimbure uwatutse idini ye? Biba bitewe n'ako gaciro aho ibyo yizera, hatitawe ku idini runaka usengeramo. Umuntu wese ukugayira ibyo wemera uha agaciro katuma ubipfira, iyo abisuzugura, iyo atabikomeramo, bijya bitokoza umunezero w'umuryango, mukagira inzu idakomeye. Nibyo ubwirwa n'iki yuko idakomeye? Nuko igigira abayitera inkingi kugira ngo idahirima. Icyo nicyo cyatumye Imana itegeka abana bayo mu Isirayeli bayitera inkingi. Uko bayitera inkingi, nigiye mupfuye, nigiye mufite ibyo mupfuye bakaza kubunga, ubwo barimo bayitera inkingi. Kandi hakaba igihe baje kubunga, intandaro y'ibyo mwapfuye ari uko umwe yasuzuguye bya bindi wemera. Nibyo yasuzuguye bya bindi byemera. Mwarasaruye, ugiye gutanga kimwe mu icumi aritambika, wahaye umushitsi, kuko wadafite kubaha Imana muri we, arabikuryoza ngo ubigarure ubisubizeho. Noneho iyo umuryango aba wugize umugabo n'umugore badahaye agaciro ibyo bizera mu buryo bungana, bijya bitokoza umunezero w'umuryango, umunezero wabura mu muryango, imfatirizo yubatseho zikanyeganyega, ikaba ariyo guterwa inkingi. Icyo nicyo cyatumye Aburahamu, namwe murebe Aburahamu, byatumye Aburahamu umuhungu wageze imyaka 40 atarashingirwa, kandi ari wagira wenyine. Icyo kintu mujya mukibazaho. Aburahamu yari afite umwana umwe utagira uwa kabiri, udakurikira ntakurikirwe. Kandi Aburahamu yari umukire ufite abantu barenga 1000 atuziwe mu rugo, agaburira rasiyo ye mu gitondo n'iya nimugoroba. Ariko umuhungu we arindi yageze imyaka 40 ataruka inkwano yabuze, ahubwo akirambagiza uwo akwiriye kumushyingira. Nibyo ubwo rero umuryango ubukomeye, umuntu aba yubatse inzu ikomeye, iyo agize amahirwe abo babiri bayubakanye bakaba bahurije umutima ku kubaha Imana. Ariko mujya mubyibazaho, nawe reba Aburahamu wari ufite abantu barenga 1000 babiwe, abagaburira mu gitondo na nimugoroba, ariko umuhungu we umwe arinda ageze imyaka 40 atarashingirwa. Atari uko Aburahamu akegeranye inkwano, ahubwo ikibazo ari ukuvuga ngo musabire nde, cyane ko yari mu gihugu hatarimo abizera nkawe. Maze icyo akizirikanye, kubwo kuzirikana icyo, Aburahamu yakoze iki kintu nshaka ko dusoma kugira ngo buri wese akiteho. Mu gitabo cy'Itangira ibice 24 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Umuntu aba yubatse inzu ikomeye iyo ba nyirayo bombi, cyane ko nta nzu y'umwe, ba nyirayo bombi iyo bahurije umutima ku kubaha Imana. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umuhungu we, umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe, wategekaga ibye byose, ati ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umukobwa wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni.
mwumve iki kintu. Aburahamu iyo yaturutse niho hari iyobokamana asangiye nawe. Mwibuke ko atagiraga ubwoko. Imana yari imaze kumutesha ubwoko bwa Tera se umubyara, imukura mu gihugu cyabo cy'Imesopotamiya, ijya kumutuza ahandi kugira ngo areme ubundi bwoko bushya. Nuko ari aho rero umuhungu we arahabyirukira. Nako iyo yagiye umuhungu arahavukira. Ahavukira se ashaje afite imyaka 90. Umuhungu arakuragera 20. Aburahamu ntiyihutira kumushyingira nubwo yabyifuzaga. Avuga ati nindamuka mushingiye utubaha Imana, nkamushingira uwo batazafatanya icyerekezo mu misengere, iby'Imana yampamagariye byose birabipfuye. Uyu muhungu wanjye ndabamugambaniye. Arihangana kugeza ubwo umusore agejeje imyaka 40. None abonye agejeje imyaka 40 nawe ashaje, atinya yuko ashobora gupfa. Umugaragu we Eliyazari agakora ibyo Aburahamu yatinye gukora, maze aramubwira ati shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Imana yo mu ijuru yuko utazasabira umuhungu wanjye umukobwa w'umunyakanani kazabo ntuyemo. Impamvu ntabwo yarabajije ikindi, yarabajije kuko badasenga Imana ye. Iyo icyo kititaweho ntabwo umuntu agira urugo rukomeye. Ibyo muzabisoma neza. Ushobora kubifata nk'ikintu cyoroheje, ariko muzasoma amateka y'umwami Salomo mu gitabo cy'urwa mbere rw'abami ibice 11 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Salomo yari umuntu wabonanye n'Imana imbona nkubone. Imana imwita izina Yedidiya, bisobanura ngo ukundwa n'Uwiteka. Imana imuvugaho yuko ameze nk'uko umutima wayo ushaka. Ariko igihe yarengaga agakandagira ku butaka bwabuzanije, agashyingirwa abagore batubaha Imana, barayumuyobeje bisigara ajya guterekera no ku bantu. Reka mbisome kugira ngo iki twumve iyi nkingi igituma urugo rukomera. Urwa mbere rw'abami ibice 11. Mwumvire ijambo ry'Imana uko ritubwira. Igitabo cya mbere cy'abami nibyo. Igitabo cya mbere cy'abami ibice 11 umurongo wa 4 turasoma tugeze ku murongo wa 7, maze ibingibi tubizirikane kugira ngo tugire inzu ikomeye cyangwa urugo rukomeye. Haranditswe hati Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, akurikira izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko uwa se Dawidi wari umeze. Kuko Salomo yakurikiye Ashiteroti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Ibi ngibi tuvuga byandikiwe kutwigisha. Salomo yari umuntu wabonanye n'Imana, Imana imuvugaho amagambo maze kubabwira, ariko influence y'umugore we utubaha Imana byatumye areka kujya mu materaniro akazajya ajya guterekera. Ibyo rero imwe mu nkingi zubaka urugo rugakomera, nk'uko Imana yasezeraniye Samweli yuko izamwubakira inzu ikomeye, ni uguhuriza umutima ku kubaha Imana, mukagira intambwe ingana mu rugendo rwo kubaha Imana. Ibyo nibyo byanditswe ngo iyo umugore wawe agushyigikiye akakugirira intambwe mu byo urimo, ngo imigambi yawe uyigeraho ugatsinda bitakugoye. Reka twihutire ku ngingo ya 2 ducungura igihe gito dufite. Ikindi kiranga izikomeye
nk'uko twabivuze dutangira, ni ukugira urugo rufite inshuti. Urugo rubaye rufite inka, rukagira abana, rukagira amafaranga, ariko rukabaho rutagira inshuti, ruba rworoheje. Tukivuga tugarutse muri Bibiliya, tugaruke kuri Aburahamu. Bibiliya imuvugaho mu gitabo cy'Itangiriro aya magambo nifuza gusoma. 14:14 igitabo cy'Itangiriro haranditse ngo, Aburahamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana, bavukiye mu rugo rwe 318. Abantu magana angahe? 318 bavukiye mu rugo rwe. Namwe mwumve uwo mubano. Muri abo 318 nta mwana wa mushiki we wari urimo, nta mwana wa mubyara we wari urimo, nta mwuzukuru wa se wabo wari urimo, ahubwo abo bose bari abantu babanye nawe, arabatuza, arabahaka, arababanira, kugeza ubwo 318 bavukira mu rugo rwe. Kandi ubwo abavuzwe n'abahungu, ubwo abakobwa ntabwo bavuzwe. Nibyo urwo rugo rwari rukomeye cyangwa rwari rworoheje? Gukomera k'urugo, Imana yabwiye Samweli ngo zakubakira inzu ikomeye. Urugo ruba rukomeye iyo rufite inshuti. Urugo ruba rukomeye iyo ruzi kubana. Noneho umubano wubaka ute kugira ngo urugo rukomere? Icyambere kijye gituma mbega reka mbabwire, ntawe udashaka ko agira urugo rubana, ahubwo ibisabwa ngo urugo rubane nibyo bijya bitunanira. Urugo rukabanyamwigendaho, maze inzira zijya iwanyu zikazasiba abantu bakiriho. Nibyo kugira ngo urugo rube rukomeye nuko ruba rubana, kandi kugira ngo urugo rubane hari ibisabwa. Icyambere ni ukurenza amaso ibyo ujya uhemukirwa. Nibyo kurenza amaso ibyo ujya ugenza ute? Iyo hari umuntu ugusaba akakuzazanya, ukananirwa kubyiyibagiza, ukagira uko umwereka haba mu ijwi mu ndoro ko wazazaniwe, ku bana birakunanira, ko wamurambiwe. Icya kabiri, iyo umuturanyi uwo mwadikanije akuragiriye ubwatsi rimwe ritaraba kabiri ukavuga, ku bana birakunanira. Bwa gatatu, iyo aguhemukiye ntumubabarire akakwitwaraho bikakunanira, ku bana birakunanira. Aba bantu 318 babaye kwa Aburahamu, nako bavukiye kwa Aburahamu, nimugire ngo yari abanye n'abanyangeso nziza gusa, ahubwo rimwe na rimwe byamusabaga guhumiriza ngo atita ku byo bakora kugira ngo bakomeze babane. Nibyo Bibiliya ivuga iki kuri icyo? Igitabo cy'Imigani ibice 17 ku murongo wa 9 herekana iri hame nk'inzira yo kubaka umubano kugira ngo umuntu agire urugo rukomeye. Imigani 17 umurongo ni wa 9 haranditse ngo, uhishira igicumuro abashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanye inshuti z'amagara. Ibi bishatse kuvuga iki? Umuntu ntabwo yemerewe guhishira icyaha cye,
ariko iby'abandi byose wemerewe kubihisha, ni nabyo usabwa. Mwabyumvise? Ubu ngubu nahemukiye Labani, ntabwo Bibiliya inyemerera kwiyumanganya ngo mbyorose ngo mbigire nkaho bitabayeho, ahubwo nsaba kubaturira Labani nkamwitwaraho ikibazo kigashira. Ariko Labani yampemukiye, yewe nsabwa kubyorosa kugeza igihe we ubwe azabyitwikururira. Iyo icyo kikunaniye, ku bana birakunanira, urugo rwawe rukaba urunyantege nke. Nibyo rukaba urunyantege nke. Ikindi gisabwa mu kubaka umubano, ari byo bituma umuntu agira ingo zikomeye, kimwe n'iy'Aburahamu. Nawe murebe uyu mugabo wari utuye mu gihugu kitarimo mushiki we, nikibemo mubyara we, nikibemo umwuzukuru wa se wabo, akakijyamo gusa, ariko arabana ku buryo abantu 318 bavukira mu rugo rwe. Yarazi kubana, kandi intambwe ya mbere yo kubana ni ukumenya kwirengagiza ibyo abandi baguhombya, ibyo abandi bakwangiririza. Erega bitabaye ibyo buri wese yabana kuko ntawe utabishaka, ariko iyo ako kakunaniye kubana biragucika. Icya kabiri ni ukurekura ugatanga. Kurekura ugatanga. Ugira ngo ababaga kwa Aburahamu biranditswe ngo bavukiye mu rugo rwe baryaga ku byandi, baryaga ku bye, bakarara mu ihema rye, bakanywa inka ze, nuko ariko nabo nibo bari amaboko ye. Iyo urugo rutarekura ngo rutange, abagize ubukwe ntubatwerere. Nibyo, abagize ubukwe ntubatwerere, abakwiyambaje ntubatabare, umubano urakunanira, ubwo bigatuma ugira urugo rw'urunyantege nke. Turimo kwiga kubaka urugo rukomeye, dore ko ari byo Imana yasezeraniye Samweli, ngo uwo muntu wanjye nishimiye uzakora ibyo umutima wanjye ushaka, Imana iti nanjye zamugororera kumwubakira inzu ikomeye. Inzu ikomeye rero ntabwo ari iy'amatafari, ntabwo ari iy'ibyuma, ntabwo ari iy'amabuye, ahubwo ni inzu ifite ababanyi bayikikije, ku buryo wasiga udakinze ntihagire icyawe cyangirika, ku buryo wamesa ukabisiga hanze ukaba ufite asiranse ko bitari bunyagirwe, ku buryo wakwanika imyaka hanze ukajya iyo ujya ukaba uzi ngo imvura nigwa barayanura. Nibyo nguko gukomera ku rugo. Kurekura ugatanga bijya bituma umuntu abana, umubano ugashoboka. Iyo umuntu yubatse umubano ugashoboka bene ako kageni, abagize urugo rukomeye. Intambwe ya gatatu igituma umuntu abana akabishobora ni ukurirana n'abarira, nk'uko na Bibiliya ibidutegeka. Abaroma 12, mwishimane n'abishima kandi murirane n'abarira. Ni bibi kumenya ngo runaka ararwaye ntumugereho, ni bibi kumenya ngo runaka yarahombye ntuzagira ubwo umubwira ngo pore, ni bibi kumenya ngo runaka yagize ibyago ntumutabare, bona nubwo nibigukerereje cyangwa ibiguhugije byaba bifite akamaro. Iyo ibyo bizirikanye, iyo ugira urugo rukomeye, wabinanirwa ukazagira urugo rw'urunyantege nke, nubwo rwaba rurimo ibyo kurya ariko ukabura abagusura ngo babirye. Nibyo, nuko inzu naho yagira ibyumba byinshi ukabura abagusura ngo bayiraremo, nuko ukabura abagusura ngo bayiraremo, irungu rikakwica kandi uzengurutse n'abantu. Iyo urirana n'abarira
uwo wazirikanye mu gihe cy'ibyago bye, mu gihe cyo guhomba kwe, mu gihe cy'ingorane yagize, ubuteguriye umutima we kugukunda, ubuteguriye umutima we kugukunda ku buryo aba ahindutse amaboko yawe. Ngiyo inzu Imana yasezeraniye kubakira Samweli cyangwa n'undi wese wubaha Imana, kubabarana n'abababaye. Icya gatatu ari nacyo tugiye gusorezaho, intambwe ya gatatu irangiza ikomeye ni inzu izikurera. Birumvikana yuko abo tuvugana nabo aba bageni bo baracyari umuryango mushya, ariko ejo n'ejo bundi Imana izajya ibaha umugisha w'urubyaro nk'uko natwe yagiye iwuduha. Natwe abasanzwe bafite ingo zikeneye gukomera, zigakomezwa n'ibyo tumaze kuvuga, n'iki cya gatatu cyitwa kumenya kurera. Bijya biba bibi ni ukugira inzu ikaba irimo byose, yewe ikaba irimo n'abana, ukaba ufite ibyo kubigisha ariko bakanga kwiga. Bibaho. Icya kabiri, ukaba ufite amatungo bakananirwa kuyitaho, ukaba ufite iduka ariko mu bana 8 udafitemo n'umwe ufitiye icyizere warisigamo. Si ikibazo. Inzu bikomeye, umuntu aba afite urugo rukomeye iyo ari urugo rufite abana bafite uburere bwiza. Reka mbabwire rero ibintu nka bitatu biranga kumenya kurera neza. Hari abana baba babi bitewe n'uko ari imperuka, ntacyo wakora. Hakaba n'ababa babi bitewe n'uburere bubi bahawe. Nibyo muri abo nasomye mu witwa Nero n'uwitwa Napoleon, ngo nyina yamutozaga kurwana, kandi n'uyu munsi hari ababikora. Akana kakina n'abagenzi bako bakagakubita, kakaza karira ngo barankubise, nyina kagacira mu maso ngo dore uko kireba, ngo mbese we nta maboko kugira, ngo mbese we nta maboko kugira, ngo ntukongere kumbwira ngo bagukubise, ngo mbese akurusha imyaka. Umwana wari urimo akabuto ko kwitonda ukakamumaramo umutoza ngo ajye bakubita. Nibyo uzabishima yarwaniye ku ishuri amaze kuba mukuru bakarimwirukanamo. Nibyo si wamuhaye training. Nuko uko niko nyina wa Nuza wa Napoleon yamutoje. Umwana akaza akaba yifitiye umutima mwiza, akagenda ku mukecuru muturanye uwo mu cyiciro cya mbere, ukabona umwana yamuvomeye amazi, ukamutwe ngo mbese uri umugaragu wabo, turi kumwe. Ako gatima keza ngo mbese uramuvomera ngo azakumarira iki? Nibyo ako gatima keza kari mu mwana ukakamuvanamo, ukaba umubibyemo kubwira yuko abakene abanyabyago ntacyo bamaze. Uzabimenya wamaze gusaza, nawe utagishobora kwiha, ugeze muri rwa rugero bari barimo, nawe ajya gutelefona hashize amezi 2. Uwo mutima ni wowe umushyizemo. Nuko reka tugaruke hano kumenya kurera. Nitwasomye ko gukomera k'urugo ari uko ruba rwarareze neza. Uburezi umuntu abazi kurera neza iyo ahisha abana be ibibi byamubayeho cyangwa abamugiriye nabi. Turi kumwe? Nuwagusitaje, nuwakwambuye, nuwakuneguye, nuwakugiriye nabi, izo nkuru iyo muziganirira mu rugo abana babumva ubuzi kurera nabi. Nibyo uburera nabi. Iyo umuntu atazi guhisha abana be inkuru mbi zituruka mu baturanyi be, inkuru mbi
zituruka mu bo basengana, inkuru mbi zituruka mu bavandimwe be. Ngaho rero tekereza, nige na murumuna wanjye twagiranye ibibazo, yanyambuye cyangwa se yanyandagaje cyangwa se yanyimye, nkagenda nkabiganira n'abana baraho, kugira ngo wose wabo bazamukunda. Nibyo umuntu aba atazi kurera, abarera nabi, iyo atazi guhisha abana be ibibi byamubayeho biturutse mu bavandimwe be. Nibyo muzabisoma no mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ngo niyo byabereye mu iteraniro hakaba hari umubwiriza wabwirije nabi, mwataje mukavuga ngo uriya we ngo ntabwo abizi, ubwo abana ubu bateyemo kuzamusuzugura no kubica amazi, nuko bikamera nk'akana kamwe nasomye mu gitabo mfite hano cyitwa Pastoral Ministry, ngo iwabo bari baramenyereye, ngo kari gafite imyaka 10, kari akana k'agakobwa, iwabo bari baramenyereye gukritika ibibera mu itorero, maze ngo rimwe karataha kavuye mu ishuri ryo ku isabato, maze ngo nyina arakabaza ngo mwiziki, bakoresheje ijambo ry'icyongereza, ngo karasubije ngo he said and said and said and he said nothing, ngo yavuze aravuga arongera aravuga ngo bisoza ntacyo avuze. Akana k'imyaka 10 ngo yavuze, ibyanditse gatatu, ngo yavuze aravuga arongera aravuga ngo asoza ntacyo avuze. Ngaho tekereza uwo mwana w'imyaka 10 ukiritika umwigisha wo kwishuri ryo ku isabato bene ako kageni, ejo uwo yamenya gukoresha abakozi, yabakiritika mu mezi 2 akaba birukanye muri kampani. Nibyo mushyire mu nka, buri kwezi wajya ushaka umushumba, si byose? Niyubaka inzu ye, abe landlord abakodesha bazi. Hari landlord numvise nako ni landlord yari umugore, yajyaga kureba mu mazu ye akareba niba n'amatoilette bayakoropye, kandi yabakodesha uwizu ye bamaramo 2, uyigiye mu kwezi kumwe ayivamo bitewe nuko adashoboye kwihanganira critique ya nyirabuja. Ibyo byaraturutse wenda ku burezi bw'ababyeyi batazi guhisha amafuti cyangwa se amabi bagirirwa n'abaturanyi n'abavandimwe n'abizera bagenzi babo, bakabivugira imbere y'abana. Nibyo nuko ikindi, umuntu abareze neza, umuntu abazi kurera, ari byo bituma urugo rukomera nk'uko twatangiye tubivuga. Iyo azi gusabana n'abana, abana benshi bangirika, ntabwo bose baba bakangiritse, ahubwo ngo hari igihe ababyeyi babo nabo baba abanyamahanga kuri bo. Ntagufate nk'umubyeyi ahubwo akagutinya nka polisi, akazajya gukwepa nk'uko umushoferi watendetse ajya kwepa traffic. Uko kudasabana n'abana ni bibi, kandi muzareba mu mico y'abantu cyane cyane b'Abanyarwanda, mu mico mu mico yo hambere byasaga nkaho kuganira n'umwana no gusabana ari ububwa. Nibyo iyo umuntu yiziritse kuri iyo mitekerereze, bijya bituma abana he batamwisanzuraho. Ufite ubugoryi muri we akabuguhisha n'ubumenye, nawe ukabura amahirwe yo kumukosora. Nibyo ufite icyiza muri we ntukimenye, ukananirwa kumutera inkunga ngo akigereho, ahubwo ukamuhitiramo ibyo akora wenda bitanamurimo, ukamuzazanya akabura ibyo yari ashoboye kuko umwerekeza mu byo adashoboye. Nibyo noneho uburezi bwiza aribwo bujya bunatuma umuryango uba mwiza.
harimo no kugira igihe cyahariwe cy'igitaramo cy'umuryango. Umuryango udatarama ntabwo ujya ukundana. Abavandimwe batataramye ntabwo bajya bazirikanana. Niko bimeze. Ubwo rero abavandimwe batataramye ntabwo bajya bazirikanana. Nuko umwe atura i Kigali, undi agatura i Gisenyi, undi agatura i Bugesera, undi agatura mu Mutara, nuko bakazajya bahura gusa ari uko hari uwapfuye cyangwa hari uwashyingiwe. Mbese ubwo burezi buba bufite icyerekezo ngo biba byarakomotse ku kudatarama k'umuryango. Nibyo kandi muri iki gihe hasigaye hari ibyonnyi byinshi byona igitaramo cy'umuryango. Harimo za televiziyo, sibyo, na za telefoni. Babiri bakaba bari kuri televiziyo, babiri buri wese akaba ari kuri telefoni ye, undi akaba ari mu makayi akora homework. Nuko ubuzima bukamera butyo, icyumweru kigashira ikindi kigataha, bakabaho ntaho bahurira usibye muri aho mwaramutse. Nibyo. Ubwo rero urugo ruba rukomeye iyo rufite uburezi bwiza. Reka duhinira aha kuko amasaha atatwemerera kureza aha ngaha. Imana y'amahoro nk'uko yabisezeraniye Samuel, iduhe twese abubatse ingo, uhereye kuri aba barwubatse uyu munsi natwe abazimaranye iminsi, kuzigira ingo zikomeye, zikomejwe n'ibyo bintu bitatu tuvuze. Zikomejwe nuko abazirimo dusangiye intambwe mu kubaha Imana. Zikomejwe nuko zifite amaboko yabo tubanye, kugira amaboko yabo tubanye. Icya kane, zikomejwe n'uburezi bwiza mu bana batuma ingo zigira igikundiro. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Mureba n'igishushanyo, gushushanya ubundi bukwe bw'umwana w'intama. Imana imaze kurema Adamu muri Edeni, ntibyari bihagije yuko yaba wenyine. N'umugambi w'Imana ko babiri baba umwe, bakarema uruziga rwera rwonyine, bagafataniriza hamwe kuzana inyungu. Uwo ni wo mugambi Imana yabaremeye. N'umugambi w'Imana ko babiri baba umwe, bakarema uruziga rwera rwonyine, bagafataniriza hamwe kuzana inyungu. Uwo ni wo mugambi Imana yabaremeye. Ubukwe mureba bwarahindanye, bwinjirwemo imihango itemewe n'ibyanditswe, maze butakaza ishusho bwari bwaremanywe, aho guhinduka umugisha buba umuvumo. Ubukwe ubungubu mureba bwarahindanye, bwinjirwemo imihango itemewe n'ibyanditswe, maze butakaza ishusho bwari bwaremanywe, aho guhinduka umugisha buba umuvumo. Niyo mpamvu ubugorozi bwaje gukuraho icyari cyo cyose kitemewe n'ibyanditswe, kugira ngo ubukwe bwongere kuba umugisha, bugere ku mugambi Imana yabugeneye. Niyo mpamvu